Twibuke abacu bazize jenoside, twibuke abacu bapfuye 94, kwibagirwa n'umuco mubi, kwibagirwa n'ukunyagwa burundu. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, nkuko mubizi turi mu gihe cyo kwibuka rero ku nshuro ya 30 abatutsi bazize jenoside mu 1994 mu Rwanda. Nkuko mubimenyereye rero tubagezaho ibiganiro bijyanye n'iki gihe turimo. Ku ikubitiro rero turabanza kwihanganisha ababuze ababo bose kandi n'abanyarwanda bose muri rusange, tubasaba gukomera no kwiyubaka no kwigira nk'uko intero y'igihugu ihora ibidusaba. Muri iki kiganiro rero twagiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaya, hari amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, amateka maremare. Hari n'urwibutso rero rwa Kabaya narwo rushyinguyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo habaye ibyo byose rero imyaka 30 irashize, hari abarokotse jenoside, hari abavutse nyuma basanga ibyo bikomere, hari aho bose bageze. Kugira ngo rero tuganire, twegereye umwe muri bakaba n'umuyobozi wa ibuka mu murenge wa Kabaya. Tujye kuganira muri iki kiganiro mbatumiyemo, ngewe ndi Evariste Karinganire. Twibuke Gashumba wari umwarimu wigishaga abana ngo bazaba abagabo, yapfanye n'umugore we Mukarusagara n'abana babo kwari 6. Gashumba wa Bishumba, Indamutsa na Nyirabihogo, Cyabarungi na Kiribazayire, Nategurugori. Ku itangiro rero reka tuganire nawe, muratangira mutwibwire. Nitwa NTAKIRUTIMANA Evariste, nkaba ndi perezida wa ibuka muri uyu murenge wa Kabaya, akaba ari naho narokokeye jenoside. Evariste, reka tubanze tukwihanganishe kimwe n'abanyarwanda bose n'abandi bafite ibikomere bikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi, dukomere. Hanyuma rero inshuro ya 30 ubu ngubu hano ku Kabaya muhagaze mute? Nibihe bikorwa mwateguye? Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo bameze bati? Ndagira ngo mbanze mbashimire kuba mwatwibutse mukaza kugira ngo mugire amateka yanga ku Kabaya mumenya. Muri uyu murenge wa Kabaya harimo ibintu byinshi byakozwe muri jenoside, ari byo naheraho hari kugira ngo nze kubasangiza n'andi mateka yaho abarokotse jenoside bahagaze uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire muri uyu murenge wa Kabaya hari mu cyahoze ari secteur Rurambo, ari muri commune Gaseke, mu ntara yari prefecture ya Gisenyi. Aha rero ko muhabona muri uru rwibutso hashyinguyemo imibiri 205. Iyo mirambo nayo yishwe urw'agashinyaguro, kuko uko mubona aha ngaha hakikijwe imisozi miremire. Hari abantu bamwe bavaga mu misozi baje bahungiye hano kuri bene wabo, bagafatirwa aha ngaha hafi aha bakabica, ndetse abandi bakava mu ntara yari y'amajyepfo, yari prefecture ya Gitarama na za Butare. Iyi niyo yari inzira imwe yerekeza Rubavu, bamwe bagenda bahunga, bagera ku mabariyeri bakicwa. Ibishwe urw'agashinyaguro, hari abakobwa bamanzaga bagasamanwa, abandi bagacuzwa imyenda bambaye, abandi mbese imirambo igashinyagurirwa mu buryo butandukanye. Rero ahangaha twagize ingorane zikomeye cyane, kuko aha hari Ikingogo rero hari mu bisa nkaho ari indiri z'abayobozi ba MRND. Niyo mpamvu no kugira ngo ibyo bigerweho cyane byabaye ingufu cyane z'abayobozi babishishikariza abaturage. Byagezweho rero guhera intambara yaba
tariki ya mbere bakajya bakusanya abantu bakabashyira ahantu bashaka kugira ngo babarindire ahantu, ariko ari uburyo bwo kugira ngo bajye babica rupongopongo buhoro buhoro. Byagezeho rero bigera muri 1994 nyine hatangiye iyicwa ry'abatutsi none ku buryo bweruye, kuko mbere babikoraga bihishe, ariko nyuma akimara kubivuga byabaye nkaho batanze itangazo, n'uwabaga afite impuhwe zo kugira ngo agire we yahisha cyangwa yarengera yahawe uburenganzira bwo kugira ngo yice wa undi yarengeraga cyangwa undi yarwanagaho. Ubwo rero iryo jambo rimara kuvugwa abantu barishwe, nibyo nakubwiraga nyuma mbere tutangira, barishwe bamwe bari kuva hirya no hino, ariko nahangaha abaturage bari bahari babirara muri bagenzi babo, batwikira abantu ku buryo bubabaje, kuko umuntu tutakeka ko yakwicira niwe wakwiciraga. Tuvuye nk'uwo mwasangiraga, uwo mwabanaga umunsi ku munsi, uwo wari warahaye inka, uwo wahaga amata, niwe wagize uruhare wo gufata iya mbere kugira ngo aze kugira gute kukwicira abantu, cyangwa nawe akakwica agatwarana bya bintu byose wari utunze. Ibyo rero byabaye agahomamunwa nyine, icyo nababwiraga, aho bigaragara ko nta muntu wari ufite kurengera abo bantu abahigwaga, nta wari ufite uburyo bwo kubarengera, uwari ufite uburyo bwo kubarengera ntawe, kuko ubuyobozi bwari bwamaze kubatanga bwabavuye imbere. Habayeho ikibazo cyo kuvuga ngo baricwa hano muri izi nzira zose wabonaga, muri iyi mihanda yose iva Muhanga, hiciwe ku mabariyeri, hiciwe abantu benshi bagendaga bahunga. Noneho natwe abantu bacu bari batuye ahangaha baricwa urw'agashinyaguro, ndetse yemwe hari n'ibintu byagiye bibabaza cyane, kuko hari nk'umuntu, umuryango umwe witwa Kanigiri wazimye. Kanigiri yishwe yari umuntu wari udafite no hepfo no haraguru, bahise babona ko Kanigiri ari inkotanyi, ari inzoka nk'uko byari byamaze kuvugwa na Mugesera, kuko yahise yicwa n'umuryango we. Nene cyatubabaje no muri uwo muryango we harimo umwana wari wavutse muri batisi, abyawe n'umwe mu baje kwica muri batisima. Uwo mwana yagiye amuhungiraho, abona ko ari wandi wamubyaye muri batisima, yamwitaga se. Ibyo rero ni ibintu bibabaje, ni amateka ashaririye muri uyu murenge wa Kabaya yabayeho, kandi ntabwo duteze kuzibagirwa abacu, uburyo bishwemo, uburyo bagiye tukibakeneye, uburyo bagiye tukibanye, n'ubu tuzaba tubibuka igihe cyose tukiri ku isi. Rero bambajije ku kibazo cyo kuvuga ngo mbese abarokotse hano muri uyu murenge babayeho bati. Rero ndagira ngo ngusangize aya makuru y'uko babayeho. Aba murenge bakaba yabacitse ku icumu babayeho neza, kuko cya mbere twahuye n'ibibazo nyine by'ihungabana n'iki, ariko tugira umubyeyi ari we leta. Umubyeyi wadukanguriye ko tugomba kwiyubaka, tukava mu byo twari byatugotaga byo hirya no hino, ako gahinda kose tukavamo, nk'uko yabidukanguriye batubwira ko tugomba kwiyubaka. Rero aha muri uyu murenge turiyubatse, kuko hari abahabwa inka bakakamirwa amata, bakabona agafumbire, nabo bagafatanya n'abandi mu guhinga, bakeza bakarya, abandi bakubakirwa amazu. Nk'ubu tumaze muri periyode yashize twubakiwe abantu 6 amazu muri uyu murenge wa Kabaya. Ubwo rero bigenda bibakura muri bwa bwigunge, bigenda bibashyira ejo heza. Ibyo rero tukaba tubikesha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubwo nagira ngo nkubwire ko abacitse ku icumu muri umurenge wa Kabaya bariyubatse, ariko nta kundi kuntu babigezeho, ni ukubera leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabigizemo uruhare. Hanyuma birumvikana amateka ni maremare, byabaye abanyarwanda twagiye tubisobanurirwa, benshi barabizi. Hanyuma ubu ngubu ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge, urugendo rwo gusaba imbabazi no kubabarirana hano muri Kabaya ho bigeze hehe? Ntegereza ko muri umurenge wa Kabaya twaba turi no mu mirenge ya mbere bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Burya aho ibibi byageze, iyo abantu babishatse niho n'ibyiza bishobora kugera. Kuko ni ukuvuga ngo ahangaha nubwo habonye, twagiye tugira bamwe mu baturage beza, tunashimira cyane, babashije kugira abantu bacu bahisha. Nanjye nkaho narokoye nakeye, n'abantu bampishe, banyanaga amanywa nijoro, banjyana bankwepesha abicanyi.
ubwo rero abo bantu kuba twararokotse tukababona bakiriho byabaye nk'aho bisa nk'aho dusubira mu murongo, ariko nanone wareba nneza ugasanga hari uruhare rw'abagize nabi nabo rwagiye rugaragara, bakaza bakagaragaza uburyo ki ibintu byakozwe, bakatwereka aho bagiye bata imirambo, abantu bari kwicwa, imibiri yari imaze kwicwa, bakagenda bakatwereka, tukayikuramo tukayishyingura mu cyubahiro. Ibyo nabyo byagiye bisa nkaho bidukomanga kuvuga ngo abo bantu ese twagenza dute ko nta kundi, kuko bakoze icyo bagomba gukora, bakoze bibi, ariko nubwo bakoze ibyo bibi natwe tugomba kugira uruhande rumwe kugira ngo tugire gute tubane nabo. Ubwo rero bamara kutwereka nk'abantu bataye imibiri, tukabashyingura, twamara kubashyingura tukabana mu mahoro, dukora amatsinda. Ubu dufite itsinda ry'ubumwe n'ubwiyunge riba hano muri uyu murenge wa Kabaya, rigeze ku bintu byinshi ryiteza imbere. Harimo abarokotse, harimo abarinzi b'igihango, harimo abarinzi b'igihango bien sûr, harimo abireze bakemera icyaha, harimo inyangamugayo zo muri Gacaca. Abo bose tubana muri iryo shyirahamwe ry'ubumwe n'ubwiyunge rya Kabaya, cy'umurenge wa Kabaya. Ndetse yemwe twarenze ibyo, n'abandi bagize uruhare muri jenoside nabo turabazana kugira ngo bagomeze babohoke, ndetse bagomeze kudufasha kwiyubakira igihugu, kuko nta kundi kuntu byagenda, tugomba kubaka igihugu tugikomeje. Aba bantu bose bagomba kwibonanamo. Niyo mpamvu rero mbabwira kuko iryo shyirahamwe naryo rirahari, mwazarisura mubonye umwanya, rifite aho ryageze, rikababwira n'ibikorwa byaryo. Hanyuma rero zimwe mu ngaruka za jenoside twagiye tubona n'ubu tukibona ni ihungabana ku barokotse, ku babonye jenoside iba, ndetse yewe no ku bavutse nyuma bakamenya ayo mateka. Nacyo ni ikibazo gihangayikishije ubuzima bw'abantu ndetse n'igihugu by'umwihariko. Hano muri Kabaya se nko mu bigeze hehe mu Rwanda ihungabana, mufasha abagifite ibyo bikomere bigituma bahungabana? Ibyo nabyo hano twabikozeho, aricyo twakozeho gikomeye cyane. Nk'ubu dufite abantu bagira ikibazo cy'ihungabana mu gihe cyo kwibuka, ariko twafashe iya mbere kugira ngo abantu tubashyire mu bakansera bagomba gufasha bagenzi babo, ndetse tukabaganiriza ibiganiro bibabohora umutima, wa mutwaro wari uri ku mutima we ukagenda weyuka, bigatuma rero tubereka none bya byiza turi kugeraho, kuko tugomba kwifatanyamo nabo batagize ihungabana. Kuko ni ukuvuga ngo umuntu ugize icyo kibazo cy'ihungabana, iyo umubaye hafi, nibyo ndavugaga, leta yatubaye hafi, noneho agafashwa, akaganirizwa, ndetse akerekwa ibyiza biri imbere, kandi ukamwereka ko n'ubundi guhungabana n'ubundi azakomeza abane nabyo, ariko akagira urundi ruhande rwo kuvuga ngo atera intambwe abivamo. Kuko niba ari umubyeyi afite abari kubyara agomba kubereka inzira nziza, kuko hari igihe twajyaga tugira ikibazo, umuntu yahungabana ari umwe, abantu bose bakagira ikibazo cy'ihungabana. Ubwo rero ibyo twagiye tubashyira mu makansera, ndetse bakaganirizwa, ari nabyo biganiro, ndetse n'ubu ngubu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igamije gushyira imbere kugira ngo mu gihe cyo kwibuka abantu baganirizwe, babashe gufata ingamba z'uko bazabaho muri iyi minsi 100 biba bitoroshye. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo abo bantu rwose turabafite, ariko twagiye bagira aho bava bakagera n'aho bagera. Uyu munsi rero ntabwo bikiri nka mbere, kuko mu myaka 30, mu myaka 30 harimo kwiyubaka. Ntabwo wakwiyubaka ugihanze amaso inyuma, ahubwo wiyubaka uhanze amaso imbere, kugira ngo urwanye cya kintu cyakubataga. Kuko tuvuye nk'urugero, haracyari abatwiciye abantu ndetse bakiri inyuma y'igihugu, bakifite ingengabitekerezo. Uwo rero bashaka ko umuntu buri gihe cyo kwibuka abantu bahungabana. Ubwo rero mu buryo kugira ngo tubatsinde, nuko ntabwo tugomba kwiyubaka, tukabereka ko abantu bashaka kwica ngo bamareho bariho, kandi kuko babeshejweho n'umubyeyi. Ubwo rero nagira ngo natwe turi mu mujyo umwe wo kubaka igihugu mu buryo bukomeye cyane. Hasigaye 3 gusa, Fabrice Gashumba ndetse n'abijuru, mu bakobwa cyatengerwa.
ingaragu, yakundaga abavandimwe, yakundaga gusenga, ikindi yagwaga neza, yakundaga kuririmbira Imana, yakundaga wose, nawe turamwibuka. Hanyuma tugarutse gatoya ku birebana wenda n'amateka ya jenoside, ariko tubijyanishije n'iyobokamana. Abantu barishwe, bamwe bicirwa mu nsengero, muri kiliziya, mu kanya wabikomojeho, bicwa n'abakristo kugeza ubwo umubyeyi yica umwana we yabyaye muri batisimu. Ni ibintu nyine byagiye bikora ku marangamutima y'abantu cyane, ku buryo nyuma gato ya jenoside hari abantu batatinyaga kuvuga ko Imana yabatereranye, ko kujya gusenga nta kintu bimaze, ko rwose ubu ngubu bumva bataye kwemera. Ubu ngubu ku birebana n'iyobokamana, abarokotse jenoside basubiye mu nsengero zabo, bimeze biti? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nk'icyo wari uvuze, mu bibona kubwiye hano byaranze aya mateka no byabayeho. Aha hari umubyeyi wari uje ahungiye kuri iyi paruwasi mu bantu basenganaga, ariko icyo gihe abantu bari bamaze kuba amashitani, ntabwo bari bakiri abantu. Ubukristo bari bamaze kubwiyambura. Uwo mubyeyi baramwirukankanye ku musozi, bamutsinze hepfo hariya n'umwana we. N'umwana we baje bahungiye kuri bagenzi babo b'abakristo. Rero icyo nakubwira ko icyo warumbajije, reka dusobanukirwe iki ngiki. Burya Imana ni nziza. Ibyabaye byose Imana yarabirebaga, kandi yari ifite umugambi wabyo. Kuko ni ukuvuga ngo muri Bible, hari ahantu muri Bible handitswe ngo ntabwo ubu bwoko bashira, ubu bwoko ntabwo bashira. Buriya ugamije kuvuga ngo ugiye gutsemba abantu ngo barangize, ntiwabigeraho kuko utari Imana yabaremye. Ahubwo ni ukuvuga ngo ibyo byabayeho nk'uko nabikubwiraga, ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu abakristo igihe babaye ibigwari, ubu ngubu babonye aho bateshutse mu nzira y'Imana, bakagambanira bagenzi babo basenganaga bakabica. Ariko abenshi bamaze kureba umurongo umwe w'iyobokamana, kuko Imana niyo yagize ikikora kuri uru Rwanda rwacu. Ubwo rero mu kuguhuza, ntabwo Kiliziya Gatolika cyangwa se abanyamatorero mu nsengero zitandukanye babura kwereka abakristo babo, cyangwa se uretse n'abakristo tuvuge nk'abayisilamu, ntabwo abakoze jenoside bose babaye nk'aho bigaye, babaye ibigwari. Uyu munsi rero yaba ari shehe, yaba ari pasiteri, yaba ari padiri, ntabwo yajya mu rusengero imitima igitatanye. Agomba kugarurira iyo imitima, akabahumuriza, amara kubahumuriza akabereka ko bakoze ibitari byo, kuko umuntu yaremwe n'Imana, ko nta muntu wagira uburenganzira ku buzima bwa muntu uretse Imana yonyine. Ubu rero bagiye bagaruka mu nzira. Ubu kugeza ubu ngubu ubona ndetse ahubwo barabigizemo uruhare, kuko nk'abo mu busengana ushobora kubona bakoze igikorwa cyo kuvuga ngo reka dusure uriya muntu, bakamusura bakamuhumuriza, bakifatanya nawe muri ya minsi 100, bakamuba hafi. Ubu ngubu ubona imbaraga za kino gihe zarashyizwemo cyane mu iyobokamana, kugira ngo baganirize abakristo ko bagiye bahemukira bagenzi babo, cyangwa se atari abakristo akaba ari nk'abayisilamu, bakababwira ko bahemukiye bagenzi babo, kandi bari bo bagenzi babo bagomba gusengana. Kuko Imana iravuga ngo kunda mugenzi wawe, ariko cyane cyane bo muhurira mu nzu y'Imana. Hanyuma rero hano ku Kabaya, amateka ya jenoside yaho yagiye azamo ahanini akongezwa cyangwa se ahabwa imbaraga n'ubutumwa. Amajambo yavugwaga n'abayobozi cyangwa se n'abandi bantu bavugaga rikijyana. Bivuga yuko ijambo ari ikintu gikomeye. Abantu rero bakaba basabwa kuvuga ibyubaka. Mwebwe abarokotse jenoside hano ku Kabaya, mugira uruhare mu gutuma noneho abantu, duhereye ku rubyiruko, bahabwa inyigisho nziza ziboneye, n'ugiye mu ihuriro ry'abandi atanga ubutumwa bujyana heza, butajyana mu gukora ibibi. Nibyo nakubwira, twagize amahirwe kugira ngo tugire ubuyobozi bwiza, kuko nagira nkubwire nk'iyi jenoside impamvu yabayeho,
byabaye ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bubi nibwo bwateguye jenoside, ndetse ari naho mperangaya n'imiryango mpuzamahanga nka Loni. Impamvu nyigaya burya abantu benshi kugira ngo bicwe ntabwo ikintu bajya bakivuga. Kugira ngo abantu benshi bicwe burya ziriya ngabo za Loni zabaye nkaho zitererana abantu. Mu gihe abantu bahungiraga ku misozi cyangwa bagahungira ku nsengero bazi ngo izo ngabo zajya kubabafashiriza, ntago zabafashije, ahubwo zabaye nkaho zibatererana, bicirwa aho ngaho bari bazi ko ariho baje gukirira. Rero bivuze ngo uyu munsi nubwo wenda tugaya ibyo byakozwe, tukagaya n'izo nama zagiye zikorwa, nk'ubu nakubwiye ko hano hakorewe inama ya Mugesera, ndetse ndangeze Hasani yarahaje, wari umunyamakuru uhagarariye ikinyamakuru Kangura, yaje haje abayobozi batandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nk'urubyiruko iyo rubwiwe uko abayobozi bajyaga baza bakigisha ivangura, urubyiruko ubona rusuzuguye abo bari abayobozi cyane, kuko uyu munsi bafite intumbero yo kubaka igihugu cyabo, bari mu murongo umwe. Babona ko icyo gihe yaba ari urubyiruko rwateshutse rukajya mu nzira zitari nziza, ndetse nako rwari rwagizeho ingaruka. Bo uyu munsi bafite umurongo umwe wo kubaka igihugu, ndetse n'itorero. Urabona ko hari amatorero y'urubyiruko ubu basigaye bigisha nko kuva ku bana bakiri batoya mu gihe cy'ibiruhuko, bahabwamo amasomo yo kugira ngo bakabereka ku bintu byakozwe bakagira gute. Ndetse abantu ubu ngubu bagiye bagira ikibazo cyo kuvuga ngo kuki ibyo bintu byakozwe, ariko uyu munsi bafite umurongo umwe wo kwanga ibibi byakozwe, bagafata umurongo w'ibyiza, ari byo bigishwa babifashijwemo na leta y'u Rwanda, kuko leta y'u Rwanda ni umubyeyi. Iyo uri umubyeyi rero ugomba gufata abana ukababungabunga, ndetse ukabashyira mu ndero nziza, bakareka amacakubiri. Uyu munsi rwose aha muri uyu murenge, ndetse ntabwo ari nko muri aka karere, ubona urubyiruko rufite ruranyotewe kwiyubakira igihugu, rukava mu bibi byakozwe. Ndetse nk'uko babivuze, hari n'urubyiruko ndetse batashyize ku icumu bajyaga bagira ihungabana nabo, ahubwo bitewe no kumva ibyabaye birenze kamere kuri mwene muntu. Gufata umuntu agatemwa bakamwicurwa agashinyaguro, babyumva wenda batanakize ku icumu, abo bana bagahungabana bitewe n'ubwo bugome bwagiye bukorerwa abantu bagenzi babo. Ubwo rero ngira ngo uyu munsi ho bari mu murongo umwe wo kwiyubakira igihugu. Turafatanije, tugenda tubereka ibibi bakabyanga, bakajya mu byiza. Bari mu ntambwe nziza cyane. Ubu uyu munsi rero birumvikana ahantu mugeze ni heza, haba ari mu buryo bw'imibereho, ubuzima busanzwe, no kwiyubaka mu buryo bw'imitekerereze. Ariko byanze bikunze ku isi ntihabura n'ibitagenda, ntihabura ibibazo. Ubu ibibazo ubona abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hano muri Kabaya bafite, bavugira byakemuka, ubushobozi bubonetse, ni ibihe bibazo bafite ubu muri iki gihe? Murakoze cyane. Birahari ko muri umurenge wa Kabaya ntabwo twavuga ngo biratandukanye, nabo ntabwo bafite ibibazo. Nk'ubu turacyafite abubakirwa baracyari bakeya, abahabwa inka nabo baracyari inyuma, ndetse n'abahabwa inkunga y'ingoboka. Inkunga y'ingoboka urabona kuko burya nk'umuntu ugeze mu zabukuru afashwa kuba bamusindagiza. Ku nkunga y'ingoboka rero hari kimwe cyo kuba dufite umubare mutoya w'abahabwa inkunga y'ingoboka. Kabiri, tukagira ikibazo ko iyo nkunga y'ingoboka nayo ibonetse ku isoko ry'uyu munsi, iyo yajyanyeho babaha amafaranga 10,000 na bingahe, ubona ari amafaranga atatunga wa muntu n'ubundi ngo amugeze hahandi leta ishaka. Ariko nanone tugasaba ko leta ari umubyeyi, icyo kintu turakivuga, ariko nabo tukakibasaba ko nabo leta n'umubyeyi izakirebaho igira icyo yagihinduraho. Ubwo rero gusa icyo kintu gisa nkaho kibabangamiye. Ndetse hari n'ikindi kiriho, hari ukuntu bajya gushaka, baba bagiye nko gutegwa inkunga, ugasanga bakitse ku icumu bamubajije nimero imuranga, kandi kuko barazigira nimero de pini, bagasanga nimero de pini ntazo bafite. Ndetse twagiye twandika tusaba ko abantu bafashwa ngo babone nimero de pini, kugira ngo niba ari ikintu bagiye guhabwa bakihabwe mu buryo badasigara. Ariko ntabwo uyu munsi bari bazibona nk'uko biri. Ariko nibyo nakubwira ko nyine abayobozi nabo burya nta kindi baberaho, ni ugushimishwa nabo bayobora. Iyo kintu bagikoraho bakihutisha ibyo ngibyo twavuze. Yego.
hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, ari abarokotse jenoside ba hano mu Kabaya, ari abaturage muri rusange, ndetse by'umwihariko n'abakurikiye Radio Maria Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka, n'ubuhe butumwa wabaha? Reka ntange ubu butumwa. Niba nk'uko nakubwiye leta ari umubyeyi, ikaba umubyeyi ashimishwa no kugira ngo arere abana bakure n'abashaje basaze neza. Gusa buriya nicyo wenda nkaho wenda abanyarwanda bagombye kurebaho, kera mbere y'umwaduko w'abazungu hari ikintu bavuga ngo umwami. Burya u Rwanda rwahozeho kandi u Rwanda rwarayobowe kandi rwayobowe neza. Hari umwami yabaga umwami w'abantu bose, ntiyabaga umwami w'ubwoko, yabaga umwami w'abantu bose. Kuzi ko bavuga ngo rubanda rw'umwami. Rubanda rero urumva rubanda rw'umwami, bari abantu bose bari bahuriye muri iyo kintu bakaba b'umwami. Bose tukaba duhuriye mu Rwanda rwa Kanyarwanda, u Rwanda tutazigera ruzima, tutazigera ruvaho, ariko natwe tugomba gukundisha abacu n'abandi batari banarukunda bagomba kurukunda, kuko u Rwanda ntiruzabaho. Kandi uko byagenda kose, waje inyuma y'igihugu, waje hehe, waba uri hehe, uza iwanyu ni hehe, ni i Rwanda, naho i Rwanda. Aha ngaha tugomba kuhakunda, buri wese agaharanira kuvuga ngo reka nkunde aho mvuka. Si ukuvuga ni mu Rwanda, nk'ubu ni ukuvuga ngo niba mvuka ahantu reka mpateze imbere, reka mpubahe, ngire n'indangagaciro mashyira, ndetse ngire n'ikintu ndenge n'imbibi, mpamagare n'abari hanze baze tubane muri uru Rwanda rwacu rwiza. Gusa abaza bakarubonamo wenda baruhirika muri 1994, uwarubagezamo ntabwo babona ko ari u Rwanda bari bazi icyo gihe. Ubu twateye imbere. Twibuke mu Kabaranga, imfura yabirya abayoboke, mfanye n'abana be, ntihasigara uwo kubara inkuru, umutoni Liliane, shimwe na dushime, ruhinja rwari ruvutse, mufashe tubibuke. Twibuke abacu bazize jenoside, twibuke. Reka tugushime cyane rero, murakoze, kandi tunabifuriza gukomera no kwiyubaka, mukagana heza, mukahaganisha abanyu n'abo muyoboye bose. Murakoze cyane. Reka nashimire ahubwo n'abandi bantu bagize abantu barukora muri kino gihugu, kuko nibagiye kukivugaho cyane. Iyo buri wese agira umutima nk'uwo mugenzi we warokoye umuntu, akawugira akavuga ati reka ngire uwo mpisha. Abantu dufite bapfuye bagera muri miliyoni zingahe, ntabwo baba barapfuye, hari gupfa wenda bakeya, ariko abandi wenda bakarokoka. Reka dushimire rero abo bantu babashije kudufasha, bakaduhisha. Dushimire buri wese umwe aho hari wagize umutima wo kuvuga ngo reka ngire impuhwe z'abo bantu bari kwicwa, akaba afite icyo yakoze, akagira uwo akiza, akagira uwo arokora. Abo bantu turabashimiye. Namwe rero nk'umunyamakuru nk'abanyamakuru ba Radio Maria, reka tubashimire cyane kuba mwadutekerejeho kugira ngo muze tubasangize aya makuru y'aha ngaha iwacu Kabaya, nubwo atabaye meza, ariko mbabwire kuko aho ibi byabereye bikaba bibi cyane, ubu hongeye kuba byiza. Uyu munsi umurenge wa Kabaya ni mwiza. Umurenge wa Kabaya ufite abaturage bataraba muri 1994. Umurenge wa Kabaya ubumbiye hamwe, imbaraga zibumbiye hamwe, kuko ikibi cyose tukigwanije twese dufatanyije hamwe. Rero turabashimiye cyane kubwo uyu munsi mwatugeneye, kandi tubashimira nuko tunabatumira kugira ngo ikindi gihe no uyu muzongere muze tubasangiza aya makuru y'aha ngaha, ndetse dufatanye no kwishimira ibyiza bigomeje kugerwaho. Murakoze cyane. Say